Bavandimwe mukunda amakuru y'itohoza, uyu munsi turerekeza mu karere ka Karongi, kamwe mu gace gashyira imbere ubukerarugendo mu Rwanda kazwiho amazi y'ikiyaga cya Kivu, ibiribwa bitatse umutima wacyo n'ahantu heza hihariye hatumira ba mukerarugendo baturutse impande zose. Ariko mu nkuru itunguranye imaze iminsi ivugwa cyane ni Chateau Le Malala, imwe mu nyubako yari imaze kumenyekana nk'ikirango cy'imyidagaduro n'ubukerarugendo mu karere ka Karongi, yisanze ifunze imiryango izize ikibazo cy'uruhushya. Biratangaje kandi birababaje kubona ahantu nk'aha hiteguraga gufasha akarere ka Karongi kongera gusunika imbere ubukerarugendo hitwa inyuma y'uburyo bw'amategeko. Ariko se niki cyabaye koko? Ese Chateau Le Malala ntiyarizi neza amategeko agenga ibikorwa by'ubucuruzi? Ese ni uburangare bw'abashoramari cyangwa hari icyishe inyuma cyatuma iki kigo nk'iki cyari cyarigaruriye umutima w'abaturage n'abashyitsi bakiva ku rutonde rw'ibikorwa bifunguye? Ibyo byose muri ritohoza turareba byinshi. Amategeko Chateau Le Malala nuko yari imaze kubaka izina mu Karongi, uburyo amategeko y'u Rwanda agena uruhushya rw'ubucuruzi n'icyo bivuze ku bikorwa by'ubukerarugendo bitabifite, kandi tukazirikana n'ijwi ry'abaturage b'i Karongi bamwe bagaragaza agahinda ko kubona ibikorwa by'imyidagaduro bifungwa, abandi bavuga ko amategeko agomba gukurikizwa uko yakabaye. Ni inkuru irakora ku mitima ya benshi kuko Karongi imaze kumenyerwa nk'ahantu h'icyitegererezo mu bukerarugendo, kandi gufungwa kw'aha hantu gutera ibibazo byinshi ku ishoramari, ku bukungu ndetse no ku bantu basanzwe babonagamo imirimo n'umunezero. Ni mucyo rero tugende twitonze dusobanukirwe neza icyihishe inyuma y'ifungwa rya Chateau Le Malala i Karongi, kandi twibaze niba koko hari amategeko gusa yabigenye cyangwa niba hari isomo rikomeye tugomba kwigira muri iyi nkuru. Baye ikaze no kuri NB Izum, inkuru zacu kuri kwawe. Wibuke gukanda subscribe kugira tujye tubana buri munsi, utange n'igitekerezo cyawe muri comment ubikurikije ibyo uraba wumvise, hanyuma nurangiza ukande like, usharing video kuri bagenzi bawe bakunda amakuru y'itohoza. Reka twinjire. Ubundi ku itariki ya 21 Nyakanga 2025, urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko ibikorwa bya hoteli Chateau Le Malala bihagaritswe kuko iperereza ryerekanye ko yakoraga ibitabiherewe uruhushya. Ni icyemezo cyatumye abantu benshi bagwa mu kantu bibaza uko hoteli yari imaze imyaka ikora nta ruhushya. Icyo gihe RDB yatangaje ko gukomeza ibikorwa kw'iyi hoteli nyuma y'itariki 22 Nyakanga 2025 bizafatwa nko kwica amategeko igihugu kigenderaho, ndetse bikaba byayiviramo ibihano bikomeye cyane. Yakomeje igaragaza ko kongera gufungura bizasuzumwa, ariko iyi hoteli imaze kuzuza neza ibisabwa ngo ihabwe uruhushya rwo gukora mu rwego rw'ubukerarugendo no kubahiriza byuzuye ibisabwa n'amategeko byose. Gusa icyatunguye abantu benshi ni ukumva ko iyo hoteli nk'iyi idafite icyangombwa cyo gukora, kandi nyamara yari imaze igihe bizwi ko ikora ndetse abantu baratangiye kuyigana. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubukerarugendo muri RDB, Irene Murerwa, yabwiye ikinyamakuru Igihe ko ibyabaye kuri iyi hoteli ari ibintu bisanzwe bibaho, kuko itegeko ryo muri 2014 rigenga ubukerarugendo riteganya ko umuntu ahabwa uruhushya rwo gukora mu rwego rw'ubukerarugendo yaratangiye imirimo y'ishoramari, ariko akagira ibyo ategekwa kuzuza bijyanye n'ubwoko bw'ishoramari ari gukora. Yakomeje agaragaza ko kuba hoteli yari yaratangiye imirimo bidasobanuye ko ifite uruhushya rwo gukora mu rwego rw'ubukerarugendo. Ati, muri iki kibazo cyabo ntabwo bigoye. Burya kwandikisha ishoramari ntabwo bigoye, umuntu ushobora kuryandikisha igihe cyose. Ushobora kwicara kuri mudasobwa yawe ugahita ubona icyemezo mu masaha atarenze 6. Ariko se icyiciro urimo cy'ishoramari ni ikihe? Uri hoteli, uri restaurant, uri akabyiniro, uri apartment, aho niho uhererwa uruhushya rujyanye n'icyiciro cyawe. Rero bo barakoraga batarigeze basaba urwo ruhushya.
Uyu muyobozi yakomeje agaragaza ko byari bizwi ko batangiye gukora ibikorwa by'ishoramari ariko bari batarahabwa uruhushya rwo gukora mu rwego rw'ubukerarugendo kuko hari ibisabwa bari bataruzuza. Ati umuntu wese arakubona ufunguye amarembo akavuga ngo mwarakoraga, ni gute RDB yaba itabizi? Twari tubizi nk'uko tuzi abantu benshi hano bakora ishoramari. Ntabwo iyo umaze gufungura duhita tuza ngo tugufungire. Ndabanza nkaza nkagusura tukavugana, tukumvikana, tukanaguha iminsi bitewe n'ibiganiro mwagiranye. Hari ubwo usanga ibisabwa bamwe bakubwira ko mu masaha make baba babyujuje kandi abandi bakakubwira ko ari ubwa mbere babibonye. Umuyobozi yakomeje agaragaza ko nyuma yo gutangira gukora bagenzura ibisabwa mu rwego rw'ubukerarugendo banashingiye ku ishoramari ryawe kugira ngo baguhe uruhushya rwo gukora mu buryo bwemewe. Ati iyo tubwiye imbogamizi uri guhura nazo, turi abantu twese. Wibuke ko turi guteza imbere kugena amabwiriza, ariko icyiza mbere ni uguteza imbere. Tuguha uburyo bwo gukomeza gukora. Dukorana n'uturere, polisi n'ababishinzwe isuku. Iyo tuje kugusura tukaguha igihe runaka, hanyuma iyo minsi ukayirenza, tukakureka kuko utubwiye impamvu zawe tukumva zirumvikana, turakureka. Hari abo usanga babikora inshuro zingahe, nicyo kibazo cyabayeho. Murerwa yasobanuye ko Chateau Malala bayisuye inshuro nyinshi bakayereka ibyo bagomba kuzuza bijyanye n'urwego yifuzaga gukoraho, nubwo buri uko bagiye kugenzura uko yabyujuje yerekanaga imbogamizi. Ati twarabasuye tuganira nabo, ariko bigera ahantu ukabona ko basa n'abatibuka uko ibyo bintu bisabwa ariko ari itegeko. Abantu rero baribajije bati tuzi Chateau Malala ni ahantu heza cyane, abantu bari bazi n'akarere karabizi, ni gute RDB batabizi? Icyo batari bafite ni uruhushya rwo gukora mu rwego rw'ubukerarugendo, ariko bari bafite uburenganzira bwo gukora ishoramari. Kugeza ubu umuntu umaze kwandikisha ishoramari kandi ari mu bijyanye n'ubukerarugendo, hari ibindi asabwa kuzuza bigera kuri 22 muri rusange, ariko hakaba n'umwihariko bigendanye n'icyiciro cy'ishoramari. Mu bisabwa harimo kuba warandikishije ishoramari, kuba ufite abakozi bafite ubumenyi runaka bijyanye n'urwego rwawe, kubahiriza ibijyanye n'isuku, umutekano n'ibindi. Murerwa yavuze ko mu bintu bisabwa n'itegeko iyo hari ibyo utujuje biba bisobanuye ko iryo tegeko utari kuryubahiriza uko bikwiriye, nubwo yirinze kugaragaza ibyo Chateau Malala itujuje. Ati ubundi mu rwego rw'ubukerarugendo ufite ibintu byinshi ugomba kuzuza, niba mu bintu 20 birenga naguhaye wujuje 5 gusa, n'ubundi itegeko uba uri kuryica. Ikintu cyangombwa nubwo mwibanze kuri Chateau Malala hari n'abandi benshi batarabyuzuza, ariko biba ngombwa ko batumenyesha ubuyobozi. Ese uwafungiwe nyuma akuzuza ibisabwa bigenda bite? Uyu muyobozi yavuze ko kugira ngo umuntu afungurirwe biterwa n'impamvu zitandukanye, zirimo nko gusanga ukoresha abakozi badafite amasezerano kandi bitemewe, kuko abakugana bagize ibibazo by'ubuzima bitewe n'ibyo wabakirije kubera kutuzuza ibisabwa n'ibindi. Uburyo itegeko riteye, RDB yashoboraga guha umuntu igihe runaka amara akora, yasurwa agasangwa ataruzuza ibisabwa, akagaragaza impamvu atarabyuzuza. Icyakora iyo habonetse ibintu bituma serivisi zawe zikemangwa, harongera hagakorwa isuzuma n'igenzura, ukaba wahagarikwa. Ari nabyo byabaye kuri Chateau Malala. Katwifashisha amagambo ya Murerwa ati
hari ubuza umukozi we akakubwira nabi, ubwo se wahita umufungira? Ahubwo habaho kumusura, tukagenzura, tukihanangiriza icyo gihe tuba tuguhaye n'igihe cyo kwisubiraho. Ariko noneho hari umukiriya ushobora kuza agahita arwara kubera ayo mabwiriza atari kuzuza, icyo gihe ubaye ikibazo tuhita tugufungira. Yashimangiye ko nyuma yo gufungirwa ushobora gukosora no kuzuza ibisabwa ukandika usaba gufungurira. Nyuma y'uko itsinda rishinzwe gukora ubugenzuzi rigizwe na RDB, polisi n'izindi nzego zitandukanye zisuzumye zigasanga ibisabwa byose ubyujuje, wemererwa gukora uhawe uruhushya. Uruhushya rwo gukora mu rwego rw'ubukerarugendo rutangwa na RDB rwishyurwaga 80,000 by'amanyarwanda. Ariko hari impinduka zishobora kubaho mu minsi iri imbere bijyanye n'itegeko riri kuvugururwa. Amakuru yitohoza hano kuri NB Zoom, gihe iminota twari twakugeneye yo kubana natwe muri aya makuru yitohoza ku kibazo cya Chateau Le Malala, inzu yari imaze kwigarurira imitima y'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ese mubona ibya Chateau Le Malala bizarangira bite? Mukurikije ingingo mwumvishe zitangwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB, mugira icyo mutubwira aho hasi muri comment y'uko mubyumva, hanyuma mukande like na subscribe, dukomeze dutohozanye n'andi makuru yimbitse kuri iki kibazo ndetse no ku bindi bibazo. Ciao ciao, hasta la vista.